Ya nitwa Manu ni Ingoro TV imbere yanyu kuri screen zanyu muri kubona Maraine waba Maraine ngiye niko mwita n'umubyeyi mwiza kandi nanone afite ibiganiro by'ubwenge byubaka abagabo barwaye depression kubera ko abagore babananiye nakugira inama yo kumwandikira ukamuganiriza nawe akakuganiriza abana n'abantu beshi cyane gusa reka mbabwire ngo filime bita Imfubyi zigira ibanga zone 250 aho ngaho iri kuhatambuka irakwinjiza mu mwaka neza ikubwira ngo byose birashoboka nagahora gahanze ushobora kuba waravutse nabi ariko amateka y'ubuzima bwawe agahinduka iyo filime rero bita Imfubyi zigira ibanga ifite message gusa ntuzayirebe nimba ugira amarira menshi nimba ugira emotion na promotion mama minyo iyo filime nayo warayirebye kandi ubutana arabikubwiye tutanibarishijwe uri n'umwakiteri rwose ndumwe mu bajyanama bayo siko narakubona oya reka ubwire narabona seni wakine ndumujyanama muri iriya filime nyine Imfubyi zigira ibanga ndumujyanama haraho mpura n'imfubyi hazigira inama nkanazifasha kandi nkazikira no mu murongo mwiza kandi hari abasore n'abakobwa baba baraho bararakaye ikibazo akaba afite ibibazo byinshi mu mutwe atazidisi yuko hari abantu bamwegera bakamugira n'inama nawe akabegererega tera intambwe wegera abantu hanze ahangaha hari abantu bagifite ubumuntu yego abantu rero cyane cyane mu rubyiruko barwaye depression arabona umwana biganye wo mu bakire yaguze imodoka afite n'ikibanza yatekereza ubukene ko nta n'umuzi nawe akanga gukura amaboko mu mufuko ugasanga umuntu reba wareba isura ukagira ngo afite imyaka 30 kandi afite imyaka 18 icyo ni ikibazo se urabiterwa n'iki Maraine waba Maraine reka rero nkubwire ikintu cya mbere na mbere nkuko mwabikurikiye ni mama Mignone ndi ku Ngoro TV turi kuvuga ibintu by'abamaraine uragira uti ni gute umuntu agaragara nk'ufite imyaka 30 imyaka 50 60 kandi afite imyaka 15 afite imyaka 20 ikintu cya mbere buriya iyo uhangayitse ukambya gahanga wakambya gahanga hakazamo iminkanyari njye sigaye mbwira Imana ngo Imana nkoraho iminkanyari hari iminkanyari yo gusaza hakabaho n'iminkanyari y'uburushyi rero iyo watangiye gukambya gahanga ukazana iminkanyari yaba ari iminkanyari y'uburushyi ntago aba ari iminkanyari yo gukura rero inshuti bakunzi bacu muri aka kanya navuga ngo weho ubabaye weho uhangayitse ikintu cya mbere na mbere manza wakira ubuzima urimo niba uri imfubyi emera kuri imfubyi uvuga uti nta papa ngira nta na mama ngira iyo wamaze kubyemera wegera umubyeyi uyu mubyeyi wegeye nawe ukabona aguhaye amaboko hita umufata nk'umubyeyi wawe abo umujyanama wawe ukomeye abo ukuri hafi muri uru rugendo uyu muntu ukuri hafi yazagufasha mu buzima ubwo aribwo bwose simvuze ngo azagufasha mu buryo bw'amafaranga amafaranga byo nta muntu ujye uyagwiza sibyo nanjye ushobora kundeba ukavuga uti mama Mignone utampa 2 ntabwo biva kandi wasanga nta n'amafaranga 200 ufite ahubwo kwa kundi mvuga ngo reka njyewe nihe morale reka njyewe niyakire mu buzima ndimo buri iyo wamaze kwiyakira mu buzima urimo ibindi byose utangira kubishobora hanyuma indi nama ngira umuntu uzi ko ari muri iyo situation buri iyo udafite nanone biri mu bivuna mbabarira ushaka icyo ukora ashaka akazi mbabarira ushaka akazi utitaye ku magarade amatitire naho ukomoka uze wegere mama Mignone umubaze uti mama Mignone naguterera ipasi yo kanzu wambaye naho waza ukabikora utamanje no kubimbaza kubera uburyo ki wabashe kunyisanzuraho ukayitera ipasi buriya mfite amafaranga 500 ndayaguha ugataha ukararira sibyo cyangwa ukaza ku gipangu ugakomanga ukavuga utese nta myenda mufite yo kumesa kubera ko nuza gusaba ufite amaboko abiri umuntu abona uri umusore umuntu abona uri inkumi azavuga atari ku uyu muntu nzamuha bwa mbere muhe bwa kabiri muhe bwa gatatu muhe bwa kane ubu hari akazi ko gufuraga hari sibyo
njye nkaba ntabasha kwimesera ikuvurori wenda nkaba nakwimesera ikanzu nkimesera amashuka ariko ikuvurori ntabasha kwimesa wewe uzi ko ufite iki kibazo wakwipenya ukiga kumesa ikuvurori uti ndayigirayo ko ntayo ngira basi ngwino wegere uyu muntu mubwire uti wampaye ikiraka niyo cyaba ari cyo kumesa umbe hafi uzi ko wabwije umuntu kuri ibintu byose bigenda neza ahita anafunguka nawe akabata umuntu nsabye ubufasha kumufasha cyangwa umuntu nsabye kumfasha cyangwa umuntu nsabye akazi atansabye gusa yanaguha naho nta kintu wamukorera cyane rwose umuntu ashobora no kukubwira ati rero umva nkubwire inshuti yanjye kuko umuntu ntagahorana amafaranga uraje urambwira uti ndashaka kukumesera umpa amafaranga mbona icyo njya kurarira nta mafaranga mfite ariko mfite umuceri na kawunga uzi ko umuntu ashobora kuguha umuceri na kawunga bisumbye amafaranga 4,000 kuguhemba cyangwa 3 cyangwa 5 nawe nguhaye ibiro 3 by'umuceri naba nguhaye amafaranga ngaye ikiro cy'umuceri nimba kigura 5 sibyo 5 nkakugerekeraho ibiro 2 by'akawunga ibiro 2 by'akawunga si 2,000 si bibaye 6,500 wenda nkagusukira n'agace k'amavuta agace k'amavuta si 2 nimba atari 3 akagusukira mu by'ukuri ntukoreye amafaranga 7,000 nubwo utayatwaye likide ariko utwaye ibintu by'7,000 ibi bintu by'7,000 uzi ko bizamara igihe kinini cyane kurenza umuntu waguha amafaranga 7,000 ibyo bintu turabyemeranya manu ibyo nibyo rwose ibiro 3 by'umuceri ushobora kubimarana ibyumweru 2 ufite n'ibiro 2 bya kawunga uri umuntu umwe birashoboka rwose cyane uri muri situation itari na nziza mamenyo abantu cyane cyane urubyiruko rwiga gukora abandi rero nakanguye mu matwi sinari nzi ko bibaho kandi twari turi kumwe nk'umuntu w'umukansaringi umumarene urabizi ko ngiye nkwemera ku bintu by'ubumarene rwose abantu bajya bagushaka umusore agira ashobora kugira gutya cyangwa mushiki wacu cyangwa n'undi mugabo bakaryamana n'umuntu akamutera sida bimenye umusore akiheba akenda no kwiyahura cyangwa umukobwa yego bene iyo depression kandi koko mbifotoye nsanga nibyo binabaho kuko ari uhura n'umuntu kibaza nta kintu yabuze ahora ababaye ahora n'agahinda gakabije afite ababyeyi yego ashobora kuba uyu muntu adukurikiye njye icyo nshaka n'inama kuri uyu muntu biba byarabayeho akisanga nyine mu ikosa atari bukosore rikamubabaza nyine rikanamwangiririza ubuzima yego uyu muntu ashobora no kugira depression yamugeza no ku rwego rwo kwiyahura yego rwose ibyo bintu ndabizi ku buryo bukomeye cyane ikintu cya mbere na mbere kwiyakira ni ibya mbere kuba ubana na sida ntabwo ari wowe wa mbere nta nubwo ari wowe wa nyuma kubera ko kugira ngo izaranduke bizafata imyaka myinshi kuko basigaye bavuga yuko n'abayandura basigaye biyongera sibyo navuga ngo manza wiyakire numara kwiyakira uvuga ngo sinjye wa mbere sinanjye wa nyuma ubu ngubu nta nubwo bikiri ibintu biremereye uragenda kwa muganga uwo munsi bagahita bagutangiza imiti ntihazagire n'urabuka ko ufite n'icyo kibazo ahasigaye iyo wamaze gutangira iyo miti ubuzima burakomeza ugakorera amafaranga ukabana n'abandi n'igihe cyo gushaka cyagera ukegera umuntu ukamubwiza ukuri buri muntu azira kutabwiza abantu ukuri niwe umuntu nagukunda ukamubwira utumva rero nshuti yanjye urankunze ariko nubwo nkunze reka tujyane kwa muganga kandi buriya reka mbabwire hari ikintu tujya tuvuga cyo kwihagararaho ejo bundi hari umuntu twariho tuganira arangije ikibazo cyose ambaje nkajya musubiza direct icyo ambaje nkamusubiza direct arangije arambaza ati ariko kubera iki ibintu byose uri open cyane kubera iki ibintu byose bivuga ku kanya ndamubwira nti ngewe nagira ngo utazanyibeshyaho impamvu utagomba kunyibeshyaho ni iyi nuko ushobora kumvugisha utekereza ko ndi wa muntu nyine wo mu muhanda hari abantu batubona turi kuvuga ibiganiro hano kuri social media bakumva ko ngo abantu bose ngo nabo ku muhanda nge ntabwo ndi wo ku muhanda sibyo ndi umuntu waje gutanga inama hano kuri social media hari n'abandi benshi batanga inama kuri social media umuntu ashobora kukuvugisha agatangira akakubwira tese ati mama minyo ubundi buriya byagenze gute kugira ngo bigende gutya na gutya na gutya uko byagenze nyine nuko kugira ngo uyu muntu yere kukugiraho amakenga cyangwa ngo akwibeshyeho cyangwa yinjire mu marangamutima atari ngombwa
yinjiye mu marangamutima atari ngombwa atangira ati mama minyone rwose ubu hari umuntu ushobora kundeba sindi buvuga imyaka yanjye ariko agatangira akampa ingahe tuvuga ingahe Manu aho uri kubona bampa nk'ingahe baba ngo byibura aregura muto ngo hagati ya 30 na 40 kandi wenda nibitse y'imyaka 70 nakubwije ukuri ko ufite imyaka 70 ukareka kujya ugenda ukebakebe kandi bw'abadamu b'i Kigali ni musaza ntago mujya musaza ushobora kuba nibitse y'imyaka 70 aho wande ukajya uvuga ngo afite imyaka ngo 28 ngo 30 nta 30 ufite ntazagira ubwibeshye ko ufite imyaka 30 oya rwose sibyo buriya rero ikintu cyambere abantu bazira kutabwiza ukuri umuntu yanakubwiza ukuri ntunakwemere sibyo uyu munsi ushobora kubona umuntu ukumva uramukunze Manu sibyo ukareba umukobwa ukumva uramukunze neza 100% bakakubwira ati ntago byavamo utese kubera iki bitavamo ati ntago byavamo reka nkubwize ukuri Manu njyewe mfite abana babiri aba bana babiri ntibahuje base nimba badahuje base rero utekereze yuko byavamo ati ntabwo ugiye kuzura uwa gatatu ugatangira uti oya abo bana nzabakunda nzagira gute ariko ikintu nshimye muri ibyo ngibyo uyu muntu akubwije ukuri ku munota wa mbere ko afite abana babiri nawe n'umukunda uramukunda uzi ko afite abana babiri umutwara ubizi neza ko afite aba bana kandi ntuzabikomerekeremo ikindi cya kabiri njye mvuga nimba uzi ko ukundanye n'umuntu akakubwira ko afite umwana nimwicare noneho mumanze muvuge ngo uyu mwana ejo he hazaza hameze gute cyane ko wose uwamubyaye uwo mugiye gushakana ni amaraso ye mwicare mumanze mubyigeho uyu mwana ko azakenera ibyo kurya agakenera ibyo kwambara agakenera minerivare njyewe nk'umugabo ko ntari tayari yo kuzabimuha kuko ntari papa we ibyo bintu ukabimubwiza ukuri niba mukundana uyu mugore arakubwira ati rero umwana wanjye ndamusigira mama azamurere ariko nubona muguriye umwenda ntibizaguhangayikisha nubona ntanze ikiro cy'isukari kwa mama ntibizaguhangayikisha nawe ugahita umubwira uti mvara n'umugore mwiza reka nkugira inama ibi bintu tuzabifatikanya umwana ni uwawe ariko nawe ntuzabikorere rwihishwa uzi ukuntu icyo gihe mugira urugo rwiza uzi ukuntu uyu mwana aza no gusura mama we yishimye nawe akakubaho nk'umupapa ariko natangira kubiguhishahisha ukamenya ko afite umwana ari uko mugiye mu murenge ndagira ngo nkumenyeshe yuko ntabwo urugo rwanyu ruzaba ruryoshye ntabwo ruzaba rwiza ni mu bwizanye ukuri mu gihe cya fiyansaye agushatse uvuka i Karongi were kuvuga ko mama minyone w'i Kigali ari we mama wawe mubwira uti njyewe Manu mvuka i Karongi mama minyone uriye ureba ni umubyeyi wanjye 100% afasha buri kimwe cyose ariko mama wambyaye namusize i Karongi hanyuma uyu mukobwa ugiye gushaka azicara avuga ati mfite ba mabukwe babiri hari mabukwe biologique hakaba hari na mabukwe ubumbatiye umugabo wanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma urwo rugo ruzagenda neza azabona ko utamwihishemo yego wenda nanakubona ajya avuga ati uriya mama minyone uriya mudamu ni umukire urasura uriya musore wamwanga afite umubyeyi umeze kuriya bari abantu baba baparitse amave kandi koko Imana yari yarabitubwiye namenye uri kwije izatugirira neza izadushyira hamwe n'abakomeye izaduhuza n'abandi ati yewe Manu Imana izakwicaranya n'abakomeye urabona nakomeye none twicaranye ibi ni amasezerano kandi yego abantu nibabyubahira abandi ariko ibi ni amasezerano aya ni amasezerano abantu baba barimo winjiye mu kimarene cyane kabisa yego murakoze cyane uyu musore warwaye depression uyu mukobwa warwaye depression yego ngo bamubenze bamwanduje sida niwe utakonkurudinze kandi barahari hari neza noneho hari abasore bafite ingengabitekerezo kandi avutse ejo bundi muri 1994 wenda jenoside yararangiye ariko ugasanga amagambo ari kuvuga nayazi arimo arasebya igihugu yaradipremye hari n'undi wadipremye muri ubwo buryo narindi kukubwira
uyu muntu ku buryo yanafata akanya akiyahura bati ngiye ndiyahuye kare. Urumva hari abana bavutse wenda muri kiriya gihe cya nyuma ya jenoside cyangwa se muri iyo myaka ya jenoside. Ahangahe iyo mageze ndavuga ngo ibikomere ababyeyi bafite inshuro nyinshi usanga abana baba bafite ibyikubye kabiri cyangwa gatatu. Ibyo ndabizi cyane 100%. Kubera ko uyu mwana wabyawe n'umubyeyi wacitse ku icumu, wanyuze muri biriya bihe bidakomeye, uyu mwana wabyawe n'umubyeyi ufunzwe ashinjwa icyaha cya jenoside, uyu mwana ingaruka zimuzaho kubera izihe mpamvu. Uyu mwana zicara ntabwo azahamagara sogokuru. Uyu mwana zicara zumva abandi bavuga ngo twagiye kwa nyogokuru, we ntiyagiyeyo. Uyu mwana zumva bari kuvuga ngo ba masenge ba data wacu, we ntabo yabashije kubona. Uyu mwana nta kuntu ataba deprime, atangira kubaza mama we ati ariko ubundi ngewe data wacu ninde, ubundi ngewe masenge ni uwuhe. Uyu mwana ibibazo afite bifite ishingiro, no kuvuga ngo hari ingaruka zimugeraho indirectement. Noneho uyu mwana wavutse papa we bugacya mu gitondo bagiye kumufunga kubera ikibazo cya jenoside, azajya yicara abaze nyina ati ariko mama ubundi kwa gatanu buri munsi kugenda ukajya kuri gereza ujyanwayo n'iki, ubundi papa yagize ati. Noneho uyu mwana usange araremerewe, akeneye ibisobanuro, kandi na mama we bari kumwe ntari bumuhe ibisobanuro bihagije. Uyu mwana nta kuntu ataba deprime. Ahubwo navuga ngo aka kantu njya nkunda kukavuga ngo aba kansara ni babe benshi kandi bagire mu mpande zose. Ko muri Afrika gahunda ya kansari ndio batayubahiriza. Ntago bari kuyubahiriza, ariko irakenewe pe. Na nyine nibyo ni kukubwira. Kandi birababaje n'uyu mubyeyi akeneye kuganiriza. Ari uyu mubyeyi akeneye kuganiriza. Gahunda zisana mitima n'igihe n'uwo mwana none aba yaramubyaye ku muntu wari uje kubicira. Yego, umugabo akaba yafata ku ngufu uwo mwana akavuka. Yego, aba bana nabo barahari. Nge hari n'uwo twigeze guhura sanga yabaye deprime ku rwego rwo hejuru, agahita akubwira wamuganiriza uri kumaza nk'ikintu kimwe shana kana kakamayibo nyine kinywera nakore n'ibiki byose, ariko kanyibonamo ku buryo akanganiriza ibintu byose. Nde nicara nkamaze kagira inkuru rero ngwino hanyuma ubimbwire neza. Ikintu cya mbere uramanza ukamugurira irindazi, kuko kumugurira icyayi cyangwa amata byo hariho igihe atabikwemerera, ariko irindazi ryararyemera. Ukamugurira irindazi mukaganira, agahita akubwira tumva rero nkubwire mere ati ngewe papa wanjye n'intera hamwe, ati ngewe mama wanjye ati yacitse ku icumu, ati rero ntacyo waza umbwira, mama wanjye ntanyemera, papa wanjye ngewe naramubuze arafunze. Uyu mwana yabaye deprime, yirwa zerera ahantu hose. Aha niho mvuga ngo aba kansara ni babe benshi. Kandi noneho hari ukuntu ngo abantu ngo bajye bafasha ngo wenda batanga ubufasha nko ku babyeyi wenda batishoboye babaha nk'abavoka bajya kubaburanira n'ibiti byose. Hagakwiye kubaho n'ubufasha bw'abantu bahabwa iyi kanseringi bidasabwe ko bishyura. Buriya nuganira n'abana benshi bari mu kimayibobo uzasanga bataragiye babishaka, ahubwo ari impamvu z'umuryango, family issues. Yego, hari umuntu muzaganira akubwira ati ngewe nashatse nkiri muto kubera ikibazo cy'umuryango. Papa na mama bahoraga barwana nkabona ntazakomeza kuba mu nduru zabo, njya kwishakira geto, ngeze muri geto umukobwa asangamo mitafatiraho mba nubatse urugo. Urwo rugo ubundi rufite imyaka ingahe? Mike ibariye ku ntoki. Niyo umusore yaba afite amafaranga kajana akava iwabo ameze nk'aho ari guhunga induru y'iwabo, ni ukuvuga ngo ari guhunga za nduru z'iwabo, ajyanywe na depresiyo, agiye kuba muri ya gato, ashobora no gukora ubukwe bwa miliyoni 20, 30, 40, ariko uru rugo ntirwamara kabiri, kubera ko wibuka icyatumye ava iwabo, yashatse atabiteguye. Hari n'umukobwa ushaka nawe atabiteguye ku mpamvu nk'izo ngizo, cyangwa yahuye n'umutipe amufata ku ngufu, cyangwa bateranya inda. Noneho muri kwa guteranya inda ntiyakira iki kintu cy'uko yajya kubyarira iwabo, cy'uko yabyara umwana akamubyarira iwabo bakamurera, ahubwo akihutira kujya gushakana n'uyu muntu n'ubundi udashobotse. Ubundi urwo rugo rwamara umwaka cyangwa rwamara 2. Buri muntu wese niyicare yiyakire muri situasiyo yisanzemo. Numara kwiyakira muri situasiyo wisanzemo,
bizatuma utaba deprime nabo mubana ntibahure n'ibyo bibazo byawe bya depression. Yego. Yes, nibyo ngibyo rero tugana ku musozo. Ari akantu waruvuze kandi twumva twashimangira cyane nimba ari mu Rwanda. Nabonye abantu bagira umutima ukomeye kuri iyi si. N'abanyarwanda. Yego. Ko umunyarwanda ibintu byose bishobora kumuhuriraho. Nagira umuntu aganiriza yakubita mu nshuti ze bose akumva. None iyo umunyarwanda agize depression ahita abona abantu bose bamwanga. Bose abantu bose bafata nk'abanzi. Ahita abona bamwanga, nta muntu yaganiriza ngo abwire ikibazo cye. Ariko abantu urakwiye kuganiriza abantu. Nge hari ubushakashatsi bwanjye nakoze. Nabonye ibintu bibiri bitajya bibikwa. Uri yibanga nta muntu ujya uribika. Yego. N'igikomere ntiwakibika. Ibanga ritera gupfa rikanatera n'ubusazi. Yego. Ni nayo mpamvu umuntu ugiye kukubwira ibanga amaranye igihe kirekire atereka nkubwire ibanga. Atereka nkubwira ibyo mbanye nabyo. Yego. Ugasanga yarimennye, nta muntu wabika ibanga imyaka igera muri 17. Yego. Aba yarimennye ko wa 18. Yego. Ni nako rero igikomere nacyo utakibika kuko kirakwangiza. Ushobora kubwira umuntu hari ibintu Maraine yanze kuvuga akagenda aca ku ruhande, ariko warahuye na depression sibye ko yabivuzeho gakeya, ugahura n'ikibazo wenda tuvuye ngo ndi umusore sinigeze nanasambana ye, ariko ku nshuro ya mbere bahise bagutera sida. Banera sida, cyangwa uri umukobwa ku munsi wa mbere wanasambanye bagutera sida, bagutera ninda. None hari n'ibindi namenye Maraine. Uzuko umuntu aguha imodoka, aguha rifuti mu modoka ye, uri umukobwa muhuye bwa mbere akagutera inda akanakwihakana. Cyane. Umuntu afite igikomere cyane. Rero ni ukwiga kuganira nyine ukamenya nyine ukiyakira. Nge maze kubona yuko hanze aha ngaha ikibazo kiriho cya mbere na mbere. Nkuko wari uvuze ngo abanyarwanda dufite umutwe ukomeye, dufite umubiri ukomeye, ariko ikindi gikurikiyeho dufite n'umutima ntazi uwo ari wo. Dufite no kwihagararaho. Sibyo, nimba ndi bubyite kwihagararaho, nimba ndi bubyite kubika ibyawe ku buryo uba wumva ugomba kubana nabyo. Noneho abantu bakazabimenya byasandaye. Abantu bakazabimenya wikoreye amajipo ku mutwe. Abantu bakazabimenya wiyahuye. Kubera iki wabanye nabyo imyaka myinshi. Wagira amahirwe hagira umuntu ugutangira uri kwiyahura, akaba ari utangira kumubwira ibibazo wari ufite. Hari akantu ngewe nshaka gusaba buri muntu uwo ari we wese. Nimba ubona umuntu wari usanzwe uzi yarahindutse mu myitwarire, uramusuje turaho neza, ntagire irindi jambo yongeraho, kandi ubundi yakubwiraga ati yewe ati ndaho. Hari akantu kagiye muri rinete. Ati yewe ati ndaho. Urumva? Ndaho ndakomeye ibimeze gutya na gutya. Nshuti y'Imana, uyu muntu usigaye usuhuza ukamubaza uti amakuru ki? Ni meza. Kandi ubundi yarakubwiraga sha amakuru ni meza, turaho maze iminsi twaraburanye diririri, wenda kongeraho utundi tugambo nka 5. Nushaka uyu muntu utangira umenye ko ari mu kibazo. Nimba atakigufiteho ikibazo weyeho, nawe ubwo ari mu kibazo. Kuko umuntu utangira kuguhinaho amagambo, ubundi ushatse wanamwegera ugatangira kumuganiriza no kumubaza uko abayeho. Cyane iyo uzi ko hari bikomeye yanyuzemo. Kuko abantu banyura mu bikomeye tukabimenya. Umuntu ashobora gupfusha twese tukabimenya, ariko nyuma yaho nidukurikirana uko abayeho. Umuntu ashobora kudivorce tukabimenya, ariko nyuma yaho nidukurikirana ukuntu abayeho. Nidukurikiye uko abanye n'abana, nidukurikiye uko arya, nidukurikiye uko abaho, nidukurikiye uko yishyura inzu. Ibyo bintu byose nitubikurikirana. Nidukurikirane ngo mbese yambara ati acana amakara kuye. Ibyo bintu byose nitubikurikirane. Nitutabikurikirana rero uyu muntu azaba deprime. Ushobora kuzamusanga yiyahuye, ushobora kuzamusanga yasaze, ushobora kuzamusanga ari gukubita umuntu anamukomeretsa kandi atari uko yarabikuye ku mutima. Yego. Ni Ingoro TV, Mama Mignone official, muhage mukurikira ibiganiro by'abamaraine nyine mwumve munyuzwe. Tuzasubira n'ubundi uyu nguyu ni uwacu kandi azarama, tuzahama tumufata atuganiriza abantu, ariko umuntu yige kwisanzura. Wagira ngo ufate amafaranga yawe uyashyira nyiri kabari ngo wimara agahinda
kuko ngwino ubwire mama Mignone arakugira inama. Mama Mignone tanga nimero yawe undi wagiye wemera ku kansari abandi barimo bararya amafaranga ariko mu Rwanda abantu bose bagira umutima ukomeye. Yego umunyarwanda ubwengozana 50,000 ngo counseling bagukansaringa iyo service areka reka ndagura amanyinya nangiye kuvuga ya nzoga babahungu bamamaza ndigurira inzoga ngo bundi birashira ariko ejo mu gitondo agura byeri akagura icyuma akabivanga yarangiza itabi ryo ntibakirunywera mu ruhame ariko bagera hirya bakarinywa byose akavanga yarangiza ati njye ndi kanseringa mwana tubundi se wewe urajya kumbwira ibiki sibyo ariko mu byukuri uzaha ni 0788268322 iyo ni nimero ya mama Mignone. Okay. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Mwese muze n'abagabo